Ikaze ku makuru y'uyu munsi ni amakuru mu bigezweho nanjye Denise Teta. Ku bufatanye na Association y'abanyeshuri biga ubuvuzi Medicine na HTI bari gukorwa ubukangurambaga muri kaminuza za leta bise Menya Wirinde. Ubukangurambaga bukaba bugamije guha ubumenyi abana batangiye kaminuza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gukuramo inda byemewe n'amategeko n'ibindi. Ubukangurambaga bukaba buzabafasha kumenya uko bitwara mu buzima batangiye bushyashya. Mu by'ukuri twungutse ibintu byinshi bitandukanye, ariko icyo nshaka kwibandaho ndashaka kwibanda ku kintu kijyanye na digital harassment. Digital harassment ngira ngo nk'urubyiruko murabona ko muri iki gihe dusigaye dukunda gukoresha ikoranabuhanga cyangwa se icyo twita technology iri hejuru. Ari naho usanga hakorerwa naho harassment, umuntu akaba ashobora kukuvugaho ibyo ashatse, kukugiraho ijambo. Kimwe mu bintu twize rero, twize uburyo ki ushobora kuripotinga uwo muntu ushobora kuba yagukoreye iyo harassment. Twiga uburyo ki ushobora gukora n'inzego zibishinzwe, ukaba watangira amakuru ku gihe, bityo bikaba bishobora kuba byagira umubaro kuri wowe ndetse n'iryo hohoterwa muri rusange tukarirwanya. Nkangiye ku giti cyanjye nigiyemo aho wagana uramutse uhuye n'ihohoterwa runaka, urugero nka Isange One Stop Center. Ikindi kandi nigiyemo ni uburyo ki kuba umuntu agufiteho ubushobozi runaka bitamuha uburenganzira bwo kugukoresha icyo utifuza. Nimba umuntu ari boss wanjye, ntabwo bimuha uburenganzira bwo kumfatirana ngo ankoresha ibyo ntashaka. Ku bufatanye bwa HTI NPA n'urugaga rw'abaganga hateguwe inama nyunguranabitekerezo ku mushinga w'itegeko rigenga ubuvuzi. Iyi nama yibanze kurebera hamwe ingingo zikwiye kongera muri iri tegeko hagamije kurinoza, guteza imbere uruhare rw'abakora umwuga wo kuvura, uburenganzira bw'umurwayi ndetse no gukora ubuvugizi kugira ngo iri tegeko rihuzwe n'ibikenewe ubu n'ejo hazaza. Imyanzuro y'iyi nama ikaba izashyikirizwa Minisiteri y'Ubuzima mbere y'uko umushinga w'itegeko ushyikirizwa Inteko Nshinga Amategeko. Akaba ari naho dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Mwari kumwe nanjye Denise Teta, naho ubutaha.